twishyize hamwe agera ku mbuto z'urukundo. Abateze amatwi radiyo Rwanda mwiriwe, mugiye gukurikira ikinamico Musekeweya mutegurirwa n'umushinga la Benevolencia. Musekeweya ihita kuri radiyo Rwanda kuwa gatatu no kuwa gatanu saa 2:40 z'umugoroba. Ubushize Nyirandatwari yateye Mbarubuke ya Kanyabugabo bajyanye kwa muganga kureba uko Mbarubuke yahagaze mbere yo gutangira imiti igabanya ubukana bw'agakoko gatera sida. Kigingi w'icyugaza aterwa na Kambare hafi ya Maribori cyari kimurembeje, noneho asaba Kambare fagitire y'ibyo yakoreye Maribori byose akabimwishyura ariko akamuha amahoro. Viki duheruka asabwa kugabanya igiciro cy'igihangana kababwa se yaje kumvikana na Manyobwa wari umutegeye ku iturufu yo kumuha ikindi kiraka cyo kuririmba kibanga. Reka ntangire mwiyumvire. Ariko se Soso ko twaraye twumvikanye ko ari ukugucumbikira ijoro rimwe ukazinduka usubira kwa Gakwaya, none nkaba mbona saa moya zigeze ukiryamiye. Shafi mbabara n'ukuri naraye ntasinzire none ahubwo umpamagaye bw'agatutse kari kantwaye. Soso ihangana ubyuko usubire kwa Papa Vicky utaza gutuma nicuza impamvu nakwemereye kurara hano. Fie mbabara nibura mbe ndyamyeho nk'isa imwe cyangwa abiri hanyuma ninkanguka ndaza gutaha. Nge ndumva byukaza tugatambikana ko ngiye kuringira nkugire gutegura umunsi mukuru uzahuza urubyiruko rwa Muhumuro na Mumanzi n'urwo mu nkambi y'Abanyabugu. Aha ahubwo ihuturagaruka usanga nakangutse Fie sibyo? Ese Fie hari ikintu nibutse nashaka kuza kukubaza. Ubwo ni ikijyanye n'iki se Soso? Fie mbwiza ukuri yaba ari we nigeze kumva nijoro rurira? Nkewe wowe rwose kuko ijwi numvaga ryasaga n'iryawe. ubwo hari nka sangahe? Urebye ari nko mu masaa 7 saa 8 gutyo. We uziko kuko ushobora kuba wanyumvise. Hanyuma sohezwaga n'iki kiriya gicuku Fie? Umva nyine nibutse ko nigeze kurota ndira ahubwo nari nabyibagiwe. Cyangwa nawe sha ufite ibibazo bituma urara udasinziriye nkanjye Fie mbwiza ukuri. Reka njye nta bibazo bishobora gutuma ndara nasinziriye. Soso byuka wambara utaye. Ariko Fiete nawe ntugakabye. Kwama icumbi ijoro ryose bukaba bukeye ni gute utanyihanganira ngo nsinzireho gakesha. Ni ukuryama kamara ibitotsi bituma udashaka gutaha se cyangwa ahubwo urashaka kongera kwiyerera ukanywa amatabi? Ngo amatabi? Njye sara amatabi nigeze nywa Fie. Kada. Hanyuma se ubuvungukira bw'itabi nasanze mu bwogero bwahishyize. Ko hano nta wundi muntu unywa itabi kandi ko ari we mushyitsi waharaye. Ariko se Fiete uretse gukomeza ibintu bidakomeye koko. Urumva rero bidakomeye? Ubwo hagize uzana ntiyatavuga ko ari njye wabaswe n'itabi. Isurange ntiwaba uyangije. Okay. Basi nyemera tuze kwivuga nawe uvuye kuri ngira nkugire. Ese niba ntacyo wishinja ubundi waje tukajyana ukanafatanya n'urundi rubyiruko gutegura uwo munsi mukuru. Fie mbabara wingerageza rwose nsigaye numva ntakibona mu rubyiruko ruri buhure hari kuri ngira nkugire. Hanyuma se niba udashaka kujya kwa Papa Vicky kuki nibura utamesa kamwe ngo usubire kwa mama wawe ubwo ko nzi ko umufite? Fie ndakwinginze. Nyamara bya bintu ni ingirakamaro. Nakorora ihene se, inkoko se cyangwa yego baba rero. Biriya ko wivugisha unisetsa wenyine na mahoro. Ese wanyumvishe batamuri. Uzi ko burya kwizigamira ari ingirakamaro we. Niba ari byo byatumye igenda ubarira imishinga ku ntoki banza byo warizigamya hagije. Basha. Nagiye fata udufaranga nitanga ubusa nkatujyana ku kigo cy'imari ciriritse. None mvuyeyo bambwiye ko nshobora gufata inguzanyo da. Kada. Nuko uko buryo ureba kure wa. Basha. Icyo gitekerezo wagize ni cyiza rwose. Hari ubona ibyo bihumbi 2, 3, 5 akumva ko yazigama ntacyo yazamugeza. Wagira ngo warubizi. Inagiye nzigama nkayo ngayo da. Ndikora igihe kirekire none ashobora kumbyarira ndi. Ahubwo nkire n'amashabo y'umushinga nakora rwose akambyarira inyungu. Umushinga kwe harira. Ushobora reka numve. Ubu ni mundebera. Yego ba. Komera yuri. Ubu ni mundebera ibishano niko. Nundebera umukomere ko watamuri. Urandebera koko.
niko sha ubu rwose uvuye mu isanzwe uravuga ngo reka njye kongera kwibutsa uriya mugore ko twagarutse madamu ariko ni ukuri niragahina kwepaga bituma nkugwira ntabwo nabishaka kurambabarira rwose ngo kwepa igare mbabarira nde kuri rwose kuko utari kwepeye mu rundi ruhande rw'umuhanda se maze uhagukaza mpaka ungwiriye ni kuki cisha make rwose uyu mugabo ntabwo yaragambiriye kukugirira nabi ni ukuri rwose nitambukiraga nuko ari ibintu bihuriranye ariko ubundi sinarengambiriye kukugwira narinzi ko nibura gereza bumazemo igihe yabacishije bugufi ariko rwose ndabona mugifite ubugizi bwa nabi mu maraso yanyu madamu ko nta kibazo dufitanye rwose waretse kumva ko kuba nkugwiriye ari ibintu nkoze nabigambiriye mbabarira rwose Yuriya sigaho ukagira imana we niko harubana dore turi ku muhanda mbabarira ngo ni harubanda batamuri ushyigikiye rero ko ndeka aba bafunguwe ubugome bagarukanye bakamugaragariza ncecetse madamu ibyo utekereza siko biri rwose njye nta mutima mubi mfite kandi urabizi neza ko nta kintu dupfa urakoze kundekura rwose urakoze usanze naramutse neza sha mbega Yuriya na va kubagome sha va kubagome batamuri oya Yuriya oya pe abantu nk'abariya twarababonye mu makimbirane ya Muhumuro na Bumanzi ntabwo rero nshobora kubemerera ko bagaruka kongera kuntera ubwoba no kungirira nabi Yuriya urabizi njye sinjya nshyigikira amafuti rwose uriya mugabo uramuboneranye kandi ari mugenzi wawe ngo ni mugenzi wande wawe pe reka njyewe ntawe murira n'abagome nk'abariya ibibaho erega Yuriya no kuba akagonza afunguwe ntibisobanura ko agarukanye ubugizi bwa nabi nk'uko isi ubimusomamo nta mpamvu yo kuyoborwa n'inabi wagiriwe rwose ngo ushake kwihorera sasa rero ndabona iby'ingenzi kugira ngo umunsi mukuru uzahuza urubyiruko rwa Muhumuro na Bumanzi n'urubyiruko rwo mu nkambi y'Ibugurino bitunganye ni ukuri Kigi wowe na Fiyete mwakoze kwitabira rwose Biki nawe wakoze kuko umuntu umwe ntiyategura umunsi mukuru umwe ngo awurangize adatenga mu bitugu n'abandi ese Fiye ko nakomeje kubona nta morale byakugendekeye bite kabisa morale se nibyo twakoraga bihura bite Kigi Fiye ntiwijijishe rwose nanjye nabonye ibitekerezo byawe bisa n'ibiri kure cyane ahubwo tubwire niba hari ikibazo ufite tugufashe sha numva ko nafike yabibonye numva ko bagakwiye kuba wishimye ko umunsi mukuru turangije kuwutegura mu buzima se hari uhora yishimye abavandi reka nizere ko nitwongera guhura byaba uyu munsi cyangwa ejo uzaba umeze neza basi umva mwana Fiki ntaribagirwa hari akantu nshaka uzankora muri uyu munsi mukuru uzaduhuza n'urubyiruko ruri mu nkambi y'abanyabuko votre service monsieur ntubizi se ko uri umuntu wanjye Kigi wembwira ubundi utegereze umunsi mukuru ugere nyine nashaka ko nitugera muri cya gice cyo kwidagadura nk'uko twabipanze hari akaririmbo nzakubwira ukakankinamo nkakabyinana n'umwana nihebeye abandi bana mani abandi imana zirabaha rwose umva Kigi burya ngo hari urukundo n'umubano imana ibihari koko rero nushaka umbwire na tubiri nzatugushyirira amahasigaye uzirwarize ako kantu reka nizere ko noneho uzangeso zo gutendeka no gushaka kubeshya urukundo kubera akazi waziretse oya se koko se mbabara ibyo wibigarura byararangiye kandi akazi nashakaga karancitse sinzabyongera pe ampaye Kigi burya se nawe wigeze urwara ku karwara ko gutendeka we ufite ibyihoresha burya ngo ibyago bigwira abagabo ahubwo Fiki ntaribagirwa mbere yuko njya kureba umuhungu wanjye Rikire akira envelope uze kwibika neza uyifungura ugeze mu rwara agapapuro nakwandikiye iyo envelope urakoze ndaza kubikora niyo rwose uze kurebamo uze kunsuriza Rikire cyane ndizera ko utagenda utamushyiriye akanakunda sha nanjye umusuhurize pe namuhinguka imbere shangenda nitwasha akantu da mwe mwiriho rero sawa Kigi Fiye mbwira rero soso se bitebye Fiki ntacyo naguhisha kuba sosa ari iwacu birambangamiye kandi noneho ntanashaka kuhava yewe niba ubwo arasa n'utashaka harimo kubiterwa n'iki se Fiye hari impamvu aguha se nibura tekereza ko nanamubaje impamvu adasubira ubugaho kunsubiza agaturika akarira yebaba we gusa njyewe nabonye ari imitwe yo kugira ngo ntakomeza kumubwira ngo atahe ahubwo reka njya kureba niba yabyutse Fiye nyemerera tujyane ariko siko bishoboye mbaruke hindukira ahubwo n'urwo ruhande nkwereka uburyo ndukoraho rikaka reka nkoreho numve
ego mana yanjye baruke ubusi ipfundo niryo witaga igituta sinjya mbona se ari imisatsi mupfundapfundika mukabyita ibituta niko baruke urakoze rwose ngaho rekeraho niba unyeretse ko ufite ubushake bwo kunyitaho nabuzwa n'ikize kandi ejo twaravuye kwa muganga akatubwira ko ngenda ndushaho kugira imbaraga nyiranda icyakora baruke ejo ubwo twari kwa muganga nashimishijwe n'uburyo basanze warakomeje kwiyondora none ukaba wariyongereye ibiro ndetse n'abasirikari barinda umubiri wawe bakaba bakomeza kwiyongera aho urakoze cyane ni byiza nyiranda ntakubeshye nanjye hari ubwo mba numva ndi umusore rwose sinzongera gusubira inyuma kuko nabyo bituma negekara humura natwe nk'umuryango turi kumwe kandi ntituzatezuka gukomeza kukuba hafi nyiranda ndakumva ndagushimira ko wowe n'umuryango wanjye muri rusange mumba hafi mukaba mwaramfashije kongera kumva uburyohe bw'ubuzima erega mbarukire ntabwo tukwanga ahubwo tukwifuriza ibyiza gusa urakoze rwose mugore nkunda ahubwo nyiranda mbwira uyu munsi wagufasha gutegura amafunguro turi burye nimugoroba ngufasha kugira ute ntumbwire ko nta cyizere umfitiye umva icyizere cyo sinabura kukikugirira ariko icyo kuntekera cyo rwose ubireke nanjye nkwiteho ko nyirandatwa nawe rwose ese wanyemereye ukareba ko ntaza kugutekera ukirya iminwa mbaruke icyo nzi cyo ubanza utanabasha no kwenyegeza mu ziko aho urakabije urakabije rwose kwenyegeza mu ziko noneho nyegereza amamesa urebe ngo ndagukarangira ifiriti kakahava icyo ngusaba gusa nyegereza amamesa n'icyungo ibirayi byo ndabyihatira maze nkwereke rwose kusakaza kuva navuka nibwo numvise ifiriti itekesheje amamesa ndatwa nawe rwose nyiranda karame icyakora ntewe ishema no kubona umugore wanjye anezerewe bigeze aha nabuzwa n'iki kunezerwa kandi umeze neza se rwose nyiranda ndakumva ndagushimira ko wambabariye iyo ntekereje ibikosa byose nagukoreye ukarenga ukambabarira biranezeza niryo sezerano naguhaye ariko tujya kubana uzarikomeza ibyari imisazo bihindura amataba ego ko mana yanjye ese gaso kuva ryawe utakimenya ko iyo umuntu agiye mu rugo rw'undi abanza kuvunyisha wiriwe shanta niriwe nyine gaso uje gukora iki hano wasinze koko nyamara ntabwo nasinze baba we shanta nyemerera umwanya tuganire ngo tuganire njye nawe nta byo kuganiraho dufite uranyumva neza niba ari n'ibijyanye n'akazi tegereze ejo uzabimbwirire ku kazi ariko se urabona nje hano kukubwira iby'akazi kuko shanta bana yanjye ndifuza ko tuganira ku bitureba twembi shanta reka kunyirengagiza rwose nyemerera tuvugane kuko ibingenza ni ibireba njye nawe gaso ndakwibutsa ko njye nawe nta mishinga dufitanye niba waranabyibagiwe igihe cyose uzajya wumva ukeneye kuganira n'abana bawe ujye umpamagara mbahe nyirasenge batamuriza abakuzanire ariko se noneho ko mbona wariye karungu byagenze gute janta n'amasi nibura ntiwama n'isaha imwe nkakubwira ikinzanye hano reka singiye kuzahasiga agatwe nzira kuvugana n'umugabo wa josiane biraje kuba shantari nakwitwa ko mfite umugambi mubisha wo gutwara umugabo w'abandi uramenya ubu se mvuge uruhe rurimi kugira ngo wumve ko nkeneye kukuvugisha byihutirwa koko shantari ahubwo se jye mvuge mu ruhe rurimi kugira ngo mvire mu rugo kuva wanyirukana iwawe nabi n'amagambo y'ubushinyaguzi nari nagaruka kugutera hejuru subiza se oya ntabwo uragaruka kuntera hejuru none ariko ibyo nashaka ko tuganira birebana nuko kuba narakwirukanye iwanjye nako ahahoze ari iwacu umva ko wanyirukanye nyine
ubu aka kanya wibagije ibyo Josiane yarankoreye ubwo aherutse kudusangana urabyibagiwe. biriya ariko byararangiye kandi Josiane naramwiyamye ntazongera kugutesha umutwe Shanda. Ngo byararangiye rwose. iyo wari uzi ko yongeye kunyishakira kugira ngo ampe gasopo ku mugabo we. Gaso ahubwo sinshaka rwaserera ndacyakeneye kurera abana banjye. Va hano ugende. Shanta nkeneye umwanya wawe utuje rwose. Basi isaha yireke nibura iminota 10 gusa. Ariko ye ubanza utarabonye neza uko Josiane umunsi asanga kuri koperative yaranciyemo kabiri. Umwana wanjye we ntiyarabigendeyemo. Shanda igihano umpaye kirankomereye cyane. Gaso umva mvira mu rugo. Genda ujye kunezeranwa n'umugore wawe w'igitangaza naho jya undeke ngume mu gahinda kanjye ko kuba narananiwe urugo. Genda kutagenda ubu nasobanukiwe ko ibyo narotaga nkiri muto by'urukundo rudashira burya rudashoboka. Shanta ni iki se urampamagara iki? Ntakundi gusa narinje ngukeneye. buriya rero ahubwo nuzi ikintu cyashimishije kurusha ibindi kibasumba wanjye. ni iki yata twita tomato tata wanjye? nanejejwe no kuba nimugoroba wabashije kumvikana na Vicky ku kiguzi cy'indirimbo yaguhimbiye. nibyo wavugaga Tiba. Erega njyewe ndi Kateri. buriya mu buzima bwanjye nta muntu tutakorana dido ngo igende neza. Iki rero burya nicyo ngukundira mwiza wanjye. ese kibanga twiti. Ndakumva kibazo. buriya nk'iyo umuntu w'igitsina gabo akunda uw'igitsina gore ni iki kibidanga? Ukora ibyinshira. Nibyo. Ngaho mbwiramo nka 5 nibura bidanga ko umuntu w'igitsina gabo akunda uw'igitsina gore. Uravuga 5 gusa. Ni 10 nabikubwira rwose. Icyambere yamubonye yumva yishimye. Komeza. Akamugenera impano, akamuvugisha cyangwa se akamusura no kumuha kabiza. Nkuko mbese. Afata agenda gake. Bigenze bitese kandi. Manyo kuki wanze ko ngwa kabiza? Ndabyanze rero bandi ukomeze udutonde. Manyo banze umbwira impamvu wanze bizu yanjye. Impamvu siyo ngombwa Tiba. Komeza udutonde rwose. Cyakora Manyo nawe rwose uranyobira. Babarira. Mukanya byari bimeze neza none urabivanze. Nsobanuye impamvu mu bimenyetso bavuze ko biranga umuntu ukunda undi utashyizemo no kumurota. Urakoze kunyibutsa Manyo. Nacyo kirimo rwose. Ukunda ushobora kumurota. Urishimye se noneho? Ngo nitima Tiba nagukorezera nk'ati none ragufate. Ngufata ntidute. Kubwiye mpamvu ndavuze ngo nsaba imbabazi nona. Ngo saba imbabazi zica ubwo. Ahubwo ata niki cyaguteye kudashyira kurota ukunda ku murongo wa mbere w'ibimenyetso by'urukundo. Tiba ndahira kutabikoze ubizi kuko wataka guhisa amafuti yawe. Manyo ndagusaba kubahana muri iki kiganiro. Niba koko wumva hari amafuti nakoze yambwire nyasabira imbabazi. Ndaka kudidiza tekandu yacu. Manyo nuba ntacyo kuganira ufite ujye uceceka bigira inzira. Gweke si nkundi utangiye kuzana ibintu bidafite akamaro ahubwo bidushora mu makazi tarangira. Tiba ngaho noneho niba uri umwere hakana ko ntaraye nkumvise uvuga ngo maribori kubakunda yawe ngo bintera ubutayo. Niba abana byumvise ariko ubwo ntabirotaga kuko ndumva nigeze mbivuga ndebe. Zagitiri si wowe wivugiye ko umuntu arota wakunda bihakane ko utabivuze. Manyo niba kuko wanyumvise icyabayeho ni ukurota indirimbo nziza Vicky yaririmbiye maribori ku isabukuru ye nta kindi rwose. Niwumva Tiba niba koko ari indirimbo warote kuki watinyutse kurota yadirimbiwe maribori nturote bwiza budatuye isingiza ubwiza bwayo. Ariko burya inzozi nawe uzitegeka Mayiro. Tiba urambwira impamvu utandoze ukirotera maribori. Urabimbwira we. Naragenze ndabona noneho si by'uyu mutego Manyobwa ateze kibanga kawirohamo biragarukira hemana irengera ingo naho ubutaha. Igice maze kumva cyahimbwe na Nahimana Clemence.
ufite ikibazo cyangwa igitekerezo watwungura wakohereza ubutumwa bwawe kuri telefone igendanwa 0788033816 cyangwa ubutumwa ukabwohereza kuri interineti kuri aderese ikurikira musekeweya@yahoo.fr. ushobora kandi no gusura paji yacu ya Facebook ariyo Musekeweya Rwanda, kimwe no wajya ku rubuga rwacu www.musekeweya.org. kuri urwo rubuga kandi uzahasanga ibice byose byahise by'ikinamico Musekeweya. Musekeweya impumuro na mumanzi hakemetse ingemwe z'amahoro ntuzitangwe hari urwango ntizimera. umwaka mushya muhire wa 2021 nshuti mwese bakunzi ba Musekeweya, uzababera umwaka w'amahoro n'amahirwe, muzawuronke mu buzima bwiza buzira COVID-19. kuri mugoroba umukunzi wa Musekeweya kubw'Imana Jeannette wo murenge wa Winkingi akarere ka Nyamagabe aratugezaho umuvugo yahimbiye Musekeweya. Serutse nsobetse nsigasigasira sasira isano risa n'isimbi susurutsa mwese duhuje intego yacu ikaba iyi ngiyi, harakabaho umubyeyi ariwe Musekeweya. Reka nansike ngabituze nsubire mu nganzo subizwa ijambo, vuga akanyamuneza mfite uyu munsi kankomanga ku mutima cyane ukasaba kubibasangiza namwe. Mumpe umwanya nkore mu nganzo, vuga uko niyumva mu ngingo, vuga uko niyumva mu ngendo, mvuga uko niyumva mu bitekerezo, vuga uko numva umunsi nk'uyu. Mpanitse mpanga nta gihunga, siga umusanzu kuwonje sanga, sigana ubwenge n'ubushishozi, basangira sano rya Kanyarwanda, dukura kuri Musekeweya, umunsi mwiza kuri mwese. Karame mbyeyi yacu ndaje, nkuvuga ukuri kuri kuganze, nsanze ukwiye biransaba, nsanze uhorana ijambo iyo mu mahanga, bituma nshaka kukuririmba. Karame mbyeyi yacu ndaje, ntanga umusanzu kuri u Rwanda, wo kubaka u Rwanda ruzira umwanda, ruzira amatiku n'inzangano, tubikesha mwebwe mbyeyi yacu. Waradutoje uraturera mubyeyi, waradutoje turabikunda, waraduhanuye biraduhira, twebwe abawe turagukunda, turagushima umunsi nk'uyu. Waradutoje urwo rukundo, ruraturangiye mu miryango, turarucumbikira rurahashima, rurahatura ruraharamba, ruhashinga imizi rurakomera. Babyeyi bari mu nkunda cyane, mbese muraho barugwiro rwiza. Sobetse siga mbasaba umusanzu wo gukomera ku busugire bwanyu, kuko abo murera turabarata. Babyeyi bacu nkunda cyane, mwe mutugira inama nziza, mwe muduha agaciro kuruta iby'agaciro, mukadutegurira umunsi nk'uyu nguyu. Twebwe abana banyu mubyeyi, turabarata dushize amanga, turabashima dushize ubwoba, turavuga ibigwi n'ibirindiro byanyu byahebuje byose ku isi. Waradutoje turabishima, urwo rukundo ruraturanga, iyo mu miryango iwacu ruraharamba, ruhasenya amatiku n'inzangano byari bizitiye imiryango yacu. Waradutoje turabishima, kubana neza n'abandi turabishima, gukorera hamwe biraturanga, ubu twese hamwe turabiba urukundo, turabikesha mwebwe mbyeyi. Babyeyi bari mu nkunda cyane, mwicare mutuze mutekane, mutere iteka munaririmbe, kubera ituze mutewe none, nabo mwareze turabashima. Yemwe bantu mwe muraha, cyo nimwicare duhuzeho gato, cyo mufashe dushime cyane, dutere iteka tunaririmbe, iyo mbyeyi dukamirwa twese. Izo mpundu n'izawe mbyeyi, tuzagukunda uko bigukwiye, tuzaguhunda imbaraga zacu kuwa 3 no kuwa 5 saa 2:40 kuri radiyo Rwanda. Tuzagana ishuri ryawe twese, tuvoma uburere n'ubumenyi, aho tutabazwa minerivare, kandi mukabikora mutiganda, bidutera umwete wo kubasanga. Mu myaka yashize ndetse n'ubu ntimwigeze na rimwe mwiganda cyangwa ngo murambirwe kudutoza, ndabashimye mbyeyi nziza. Sinsoje ndasubitse, sindangije ndikije, kuko gutuza ntibyakunda, ntagarutse ngo dufatire umwanzuro hamwe, ngo turate umutako utatse u Rwanda, Musekeweya simbi ryo ku nyanja. Yari umuhanzi uzira igihunga, yari umwari uzira umwanda, yari umukobwa jana, yahawe inganzo n'iyamuhanze ngo ahanga muri ibi bya gihanga. Yari kubw'Imana Jeannette, intara y'Amajyepfo, akarere ka Nyamagabe, umurenge wa Winkingi. Nimugira amahoro y'Imana, umunsi mwiza kuri mwese, murakaramba mbyeyi nziza.
arakoze cyane uyu mukunzi ku muvugo mwiza tugejejeho. Mbere yo gusoza reka dushimira abari banditse bose tutabashije gusomera ubutumwa kubera iyi gahunda. Ibitekerezo byanyu byatugezeho kandi twarabishimye. Namwe abari baduteze yombi mwakoze cyane. Dukomere ku ngamba zo kurinda COVID-19 bityo turengera ubuzima bwacu n'ubw'abandi. Kuri mikoro mwari kumwe na Rukundo Share Rwanga. Musekeweya impumuro n'abamanzi hakemetse ingemwe z'amahoro ntuzitangwe hari urwango ntizimera.